reka tubifurize gukomeza kugubwa neza abakunzi b'Intare official muraho murakomeye. Nizere ko morale yamaze kugaruka nyuma y'amakuru nagiye mbahereza, kandi amakuru y'ukuri kandi amakuru yizewe, amakuru twamaze gukorera ubusesenguzi n'ubucukumbuzi, amakuru tuba twinjiye muri kona zose mu nguni zose, tukagenda tukajyayo, tukinjira muri Wazalendo, tukinjira. Ariko uziko ndashaka nimero y'abariya abagabo bitwa ngo naba FDLR, izo nabona nabo inge numva ibivugwa, kuko wenda ibivugwa kuri bo mbikura mu baturanyi cyangwa muri bagenzi babo bari yabo muri za Nyatura no mu yindi mitwe. Nukuvuga ngo nibinshobokera ndaza gushakisha imboni, noneho bazajya bampereza amakuru yuko byitwaye hari iwabo. Naza kubona amakuru iyo bari kumwe na Sirkov, naza kubona amakuru y'abari kumwe na Guillaume, wenda byajya binampereza amakuru neza yizewe yuko bimeze kwa Generali Omega, kwa Generali Rumuri, kwa Generali Nyembo. Abo bose kugira ngo n'amakuru yabo inge inyakurikirana. Umugambi wa Wazalendo Nyatura bo muri Bashari Mokoto ndetse nabo muri Bwito wamaze kumenyekana. Ni muri sheferi ya Bwito ndetse no muri sheferi ya Wanyanga muri groupement Kizimba. Inama bakoze ku itariki 10 bazikoze, ni ku itariki 19 byaje kumenyekana, ibyo bigiyemo byose byaje gusohoka. Nyuma yo guhabwa amasasu n'amafaranga, bamaze gutegura udutero, ariko bavuga ati ntabwo tuzigera dukuramo 23 mu birindiro byayo, ariko tugomba kubabuza umutekano. Nibyo hamwe n'ibindi taka kugira ngo muze mwumve. Abantu bakomeje kwicwa n'ubundi muri uriya mujyi wa Uvira. Bantu banjye, ibintu bikomeje kuba bibi. Bantu dukundana, bantu mukunda Clever Bemba, ibintu bikomeje kuzamba hariya mu mujyi wa Uvira. Nubwo Intare Amadubu bari kwitegura kwinjira, ndiko nabivuze ngo arivuze ntakarihore, ndahamya ko na Fande Lawrence Kanyuka yabivuze ati tunataka enda Uvira. Abaturage bahariya barashima cyane. Abaturage bamaze kugera, impunzi zamaze kugera Kamanyora zirashima cyane. Alliance Fleuve Congo kubufasha bw'ibyo kurya babahaye. Imana ihumugisha Alliance Fleuve Congo, Imana ihumugisha M23 ku bikorwa bakoreye abaturage. Barabasuye bamenya ko inzara iba itabamereye neza. Hejuru yuko bataye ibyabo, nta gasafuriya bazanye, nta kibazanye, ibintu byose barabitaye. Guteka nacyo ni ikibazo. Ariko Alliance Fleuve Congo 23 hari ubufasha babahaye. Imana ibahe umugisha, bazabyare hungu na kobwa. Uwo ni umugisha rero uba watanzwe n'ababyeyi, ugatangwa n'abakecuru, ugatangwa n'abana bahungiye hariya, nubwo abandi bakomeje kwicwa. Seti Gikuni, Pero Ruwala, abo bose n'abashyitsi bagomba kuba bari mu mujyi wa Goma, ndetse bari muri opposition ikaze ya n'abaopoza. Nubuke ko Seti Gikuni yari yamamarije ko agomba kuba perezida w'igihugu, nubwo bitabashije gushoboka, ariko aza gufungwa. Imvugo zikoreshwa n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byibutsa bikanatanga uko byagiye bigenda mu bihugu byabayemo jenoside, yaba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yaba na jenoside yakorewe abayahudi. Ano makuru yacu reka tuyabanzirize n'ubundi babwire ko muri Uvira umusore witwa Isaac yicishijwe amabuye ku muhanda wa hariya kwa Mwami, bavuga ko yakoranaga na 23. Undi mwarimu kazi nawe yishwe muri Uvira kubera gusa n'abatutsi. Internet yo babashije kwikuraho muri Uvira, kuko ibyo bari gukora byose biri kubasha kugaragara. Baravuga bati reka tube dukuyeho internet. Nukuvuga ngo leta ya Kinshasa yamaze kwicariya kugira ngo ibikorwa byabo byo kwica, byo gukora jenoside hariya muri Uvira bitabasha kugaragara
amahanga atabigaragara, ariko reka mabwize ukuri, mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Eske icyo gihe internet zabagaho? Ko byaragaragaye satelite nazo zirakora. Nibatekereze ko bashobora gukora internet kugira ngo abantu batohereze ibintu kuri za WhatsApp, kuri Facebook, bakazishyira ku marezo sosiyo, ariko satelite zirakora. Ibyo mukora byose reka mabwize ukuri gisegeti, ibyo muri gukora byose biri kugaragara. Reka ano makuru n'ubundi nikomereze, kuko ibya Uvira byo murabizi ko intare zasaramwe n'ubundi zigiye kuza gutanga igisubizo mu buryo bwihuse. Reka ano makuru nyakomereze mu bice bigiye bitandukanye. Uburundi nabwo buri guhindura impunzi z'abakongomani intwaro y'intambara. Ibi byose nibyo tuza kwigira hamwe, muraza kumva uburyo babikora. Ariko ano makuru reka nyakomereze muri Bashari Mukoto, muri Bwito, ndetse no muri groupement Gisimba. Kw'inama yakozwe ku itariki 19 ikorwa kuri telefone, aho babashije guhuza bamwe mu bayobozi bo muri Wazalendo, harimo abari muri CMC Nyaturo kwa Dominique Ndaruhutse n'abakamandazi be, abo muri ANCDH ni bari FDP ni bari ngwiki Nyatura, abazungu yo kwa Jean Marie Bonane, abo muri CMC iyoborwa n'uwitwa Bigabo wigumuye kuri Dominique Ndaruhutse, abo kwa Mayani, ndetse nabo kwa na Wazalendo uvuga abo kwa General Guido Shimurayi, ndetse nabo kwa Janvier Karayiri, nabo kwa Kagiri. Abo bose ku murongo wa telefone babashije kuganira, bashyira conference, baza kuganira nyuma yo kubona amasasu bari bamaze guhabwa. Babonye ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ayo masasu bakimara kuyabona, baje kwiga inama y'uburyo bagomba kuyakoresha. Iyo nama rero nguku uko byagenze, kuko abari bagiyeyo, ariko biba ngombwa ko ndumva ko harimo na FDLR nabo bahuje ku murongo wa telefone, ndetse na Colonel Mukoko n'undi mukoloneli umwe uri hariya muri Pinga. Bamaze gupanga utya, bavuga ko ku masasu bamaze kubona ko bagomba gutangira kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri territoire ya Rucuro, cyane cyane muri sheferi ya Bwito. Ati muri kiriya gice cya za Nyanzare, donc muri groupement Bukombo, groupement Tongo, groupement Gihondo na groupement Mutanda, aho ngaho bagomba gutesha umutwe intare za Sarambwe. Bapanga ko bagomba kujya batega amambushi kuva ku muhanda uvuye Nyanzare ukagera J10 kuyari ku kiraro hafi ya Mweso. Bagomba kujya bakora ibitero, bagajya gutega abaturage, ndetse bagatega n'intare za Sarambwe. Iyo ni operation imwe bamaze gutegura, ndetse bavuga ko bagiye kubaka defense Kanyatsi, Kiyeye no mu bundi buce, ubona ko n'ubundi batangiye kuzubaka. Bavuga ko bagomba gupanga operation zigomba kuva ziva mu mashyamba za Cyahemba, Musheberi, ndetse bakajya bagera Muhongozi no kuri iriya linye uvuye Kicanga ti Muhongozi, bakajya baza kwategera, bakajya banacunga ko bashobora kubona wenda n'umusirikare wa 23 ushobora kugenda kuri moto bakamurasa, ndetse bakajya bacunga ko bashobora no kujya bahategera abo bita abakadre politique ba 23, bakajya barasa muri ubwo buryo. Ni inama bakoze, bapanga indi operation yo kuva Mweso ugera Gashuga. Bavuga ko iyo operation bazayihuriramo, abo wenda narimaze kuvuga, izo ni operation zajya zikorwa nabo muri CMC Nyatura ya Dominique Ndaruhutse, ndetse n'aba FDLR bari kumwe nabo. Iyo ni operation ya mbere. Operation ya kabiri bavuga ko bazajya bayihuramo nabo kwa Jean Marie Bonane, bamwe bagaturuka kurya muri sheferi ya Bwito, abandi bagaturuka muri groupement ya Bashari Mukoto, bakaza bagahuriramo hagati, noneho bagatega yaba abakadre politique, ndetse bakajya bakora ubu operation bwo kujya kwica bamwe mu bayobozi n'ubundi ba 23 ariko baba civile. Mwabibonye yuko chef hariya Nyange Bibwe yarashwe, harundi uherutse kwicwa hariya za Karongi bamwita Simoni
ni hariya muri Bashari Kayembe muri lokalite Busekarongi. hari undi uherutse kwicwa muri kiriya gice cyahariya hafi ya za Rubaya uri kwerekera hejuru ku Buporo. hari undi muvandimwe n'ubundi w'umukamarade w'umushefu nawe wabashije kuraswa nabo kwa Kigingi, bakora ama infiltration bakaza bakica abantu ubundi bakongera bakagenda. Izo operation rero bamaze gupanga bavuga ko iyo yo kuva Mweso Gashuga izajya ikorwa ihuriwemo nabo kwa Dominique Ndaruhutse ndetse nabo kwa Jean Marie Bonane, bakaza ku muhanda ubundi bakajya bajya guhiga abakadre politique baba 23 bari abakadre politique ariko abasivile babandi bo bita ngo nabakada, abachef de localité, abachef de village, aba mobilisateurs, aba sensibilisateurs n'abandi bafite ibyo bashinzwe. Rikambaye nk'urugero hari uwitwa Sharuma baramuhize bashaka kugira ngo bazamugireho hariya muri Mweso, ndetse ndahamya ko yamaze kuhava kuko bashoboraga kugera hariya n'ubundi bakaba bamugira nabi mu gihe abonaga ko Nohera Muhigira, Jean Marie Bonane amuhigira, Inyasi we n'umwicanyi kandi we nkuba yaranamukubise, n'abandi ubona ko bamuhigiraga cyane ku buryo bashakaga kuko numwe mu babaye muri Nyatura ariko abavamo nuko ngo bamuhiga kubera ko amabanga yabo yayashize hanze, kandi arayavuga rwose ntabwo ajya abahishira ku migambi yabo yo kwica no kugira nabi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Iyo ni operation ya kabiri maze kuvuga. Akazi operation kuva Gashuga ugera Karembe igomba kuzajya ikorwa nabo kwa Jean Marie Bonane bafatanyije nabo kwa Generali Bigabo ndetse nabo kwa Generali Mayani. Iyo operation izagikorwa kuri muhanda n'ubundi uvuye Gashuga werekera Karembe, ndetse bagahiga abaturage n'ubundi bari muri bice bya Ihura bashobora kuba bakorana na 23 ndetse n'ari ya Gashuga Zayibuga no mu bindi bice n'ubundi bakajya bagenda bakabica ndetse no kuri iyo mihanda bakahategera. Iyo ni indi operation. Hakaza operation n'ubundi izajya ikorwa na bari abo muri kwa Gidoshi muri NDC Renove, izajya iva Minzenze, Peti, Burayi, muri ibyo bice n'ubundi bakambuka bagafara muri groupement ya Kizimba ndetse no mu bice bya Karongi no mu bundi buce n'ubundi nabo bakajya bica abayobozi mu rwego rwo hasi yo bita les autorités locaux. Nabwo n'aba cadre politique, donc n'aba autorités locaux, aba autorités locaux, abayobozi baba lokale bo mu nzego zibanze ariko bashizweho na 23. Ndumva ko naba mbiboneye inyito nziza, n'abayobozi bo mu nzego zibanze bashizweho na 23 ndetse abakadre cadre. Ndumva ko bishobora kuba ari kimwe bimwe bishobora kuba ari mu Cyongereza ibindi biri mu Gifaransa, bakabica muri ubwo buryo ndetse bakajya kuri iyo mihanda bakajya batega mu gihe nk'umusirikare wa 23 ashobora kugenda ari wenyine bakamuramasa bakamutwara kugira ngo ari amasasu ngo bahawe babone icyo kuyakoresha. Iyo ni indi operation nayo izakorwa nabo muri NDC Renove. Hakaza indi operation n'ubundi izakorwa nabo kwa Kagiri bafatanyije nabo kwa Janvier Karayiri ku muhanda Nyabyondo werekera Mutongo ndetse ku Kinyumba no mu bindi bice byegera aho ngaho. Igomba kuzagikorwa nabo muri NDC abo muri APSLS bafatanyije nabo muri IPSLN bo kwa Kagiri. Donc abo kwa Kagiri IPSLN nabo kwa Janvier Karayiri APSLS nabo bakajya bakora izo operation hariya, ndetse ku buryo bagomba no gutegura uburyo kuva Nyabyondo ugera Rwashi uwo muhanda nawo bakawushyiramo. Donc Rwashi Masisi Rwashi Nyabyondo bagashyiramo abakozi b'ubwiyahuzi bo kuza kwiyahura aho ngaho, bakajya bagaba ibitero muri ubwo buryo bwo kuza gutega ku muhanda no kwica aba autorité loko ba 23.
uri kumva ko nizo operation n'ubundi bamaze gupanga bashaka kugira ngo batangire gukorera muri biriya bice. Ndumva ko operation zose rwose nge Clever Bemba nzivuzeho. Mu kwitegura kwakira Kikuni na Pelo Luwala, mpamya ko mu minsi iraza murababona nabo mu mujyi wa Goma, intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo imbaraga zikaba zikomeje kwiyongera. Reka twigire rero kuri ino mvugo ikomeza kuvugwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa, hari icyo bigaragaza muri jenoside zagiye zikorwa ku isi yose. Ndamya ko utari wakora subscribe ku Intare Official akore subscribe. Amateka ya jenoside urugendo rujya mu maraso ntirutangirana n'amasasu cyangwa imipanga, rutangirana n'amagambo. Murabyumva ngo amateka ya jenoside urugendo rujya mu maraso ntirutangirana n'amasasu cyangwa imipanga, rutangirana n'amagambo. Murabyumva neza. Kenshi na kenshi ni imvugo igenda isubirwamo igahabwa ishingiro rya politiki, ikamenyerezwa rubanda kugeza igihe ihindutse ukuri kudashidikanywaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imvugo imaze igihe ikoreshwa mu rwego rwo hejuru n'ubutegetsi ikwiye kwitonderwa byimbitse. Ubumara bw'u Rwanda, icyo bita le poisson rwandais, ubumara bw'u Rwanda. Iri jambo ryakoreshejwe na Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma. Si ukwivuga nabi gusa, ni imvugo yinjira mu murongo w'inyigisho z'amateka ajyanye n'ibyaha byakorewe inyokomuntu. Arakoresha ngo ubumara bw'u Rwanda, le poisson rwandais. Mu mivugire yateguye jenoside mu mateka, ijambo ubumara si impanuka. Ubumara busobanura ikintu kitagaragara cyinjira mu mubiri buhoro buhoro kikawuhumanya kidasukuje, kikangiriza ubuzima bwawo bwose. Ni ishusho y'akaga k'imbere mu gihugu, kirimbuzi ku mwanzi itero mu biganiro bya politiki, ahubwo uhinduwe ikibazo cy'ubuzima rusange cyangwa ikiherezo ry'igihugu. Ibi nibyo byabaye mu Budage bw'Abanazi mu myaka y'1930, aho umuyahudi atafatwaga nk'ufite ibitekerezo bitandukanye gusa, ahubwo yafatwaga nk'agakoko kari karinjiye mu mubiri w'igihugu. Urugero ruzwi cyane ni igitabo cya propaganda cyiswe Der Giftris, igihunyo cy'ubumara, cyasohotse mu mwaka w'1938, cyanditswe na Julius Streicher, umwe mu bayobozi b'ikinyamakuru cy'ivangura Der Stimiler. Cyari kigenewe abana kibigisha ko nk'uko igihunyo cy'ubumara gishobora kwihisha mu bihunyo byiza, umuyahudi nawe ari ikintu kigomba kumenyekana no kuranduranwa kugira ngo sosiyete y'Abadage ikire. Umwanzuro ntiwavugwaga mu magambo menshi, ariko wari usobanutse. Murabyumva ko umuyahudi yari ubumara, yari uburozi, yari igihunyo cyanduza, donc cyica. Iyi logique niyo igaragara kuri iki gihe mu mvugo zemewe za leta ya Kongo. Iyo havuzwe ubumara bw'u Rwanda, ntibiba bigamije gusa kunenga leta cyangwa umutwe witwaje intwaro. Iyi shusho isakazwa igashyirwa ku baturage ubwabo, by'umwihariko Abatutsi n'abavuga Ikinyarwanda mu Burasirazuba bwa Kongo, bagahindurwa ikibazo gikomeye cy'imbere mu gihugu. Intambara iva mu rwego rwa politiki n'umutekano igashyirwa mu rwego rwo kwivuza igihugu, nk'aho
hari indwara igomba kuvugwa cyangwa kurandurwa burundu. Uku gukoreshwa kw'imvugo ntibigarukira mu ijambo rimwe. Kwinjira mu murongo w'ivangura bigaragazwa n'amagambo ashingiye ku myumvire ya biyoloji n'inyamaswa. Mu kwezi kwa karindwi 2023, Justin Bitakwira wahoze ari minisitiri w'iterambere akaba ahora hafi ya Perezida Felix Tshisekedi Kirumbo yatangaje ku mugaragaro ko umututsi wese ari umunyabyaha wavukanye icyaha. Iri jambo rifite uburemere bukomeye mu isesengura rya jenoside ngo umututsi wese ni umunyabyaha. Urumva uko Bitakwira yavuze? Iri ni ijambo risesengura uburemere bukomeye mu isesengura rya jenoside, rishingiye ku myumvire y'uko icyaha kiba mu maraso. Iyo icyaha gifatwa nk'ikivukanwa, nta muntu ushobora gufatwa nk'umwere. ubwo bwo buhinduka icyaha. Mu mvugo zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga no mu bimwe mu bitangazamakuru, amagambo virusi, isake, udusimba, kafari, inzoka yakomeje gukoreshwa. Aya magambo ntasobanura imyitwarire y'abantu, asobanura amoko y'ibintu byangiriza bigomba kurwanywa. Abanazi bavugaga basile, parasite, vermine. Abanazi niko bavugaga, bitaga abayahudi basile, parasite. Donc basile ni vermine. Muri 1994 mu Rwanda, Radio RTRM yavugaga ko inkotanyi nk'isake. Muri RDC uyu munsi hakurikizwa uwo murongo nyine uteye inkeke. Ibi byiyongeraho indi nyigisho y'ubugambanyi ishingiye ku mucyo ikikije ijambo ubwenge. Mu muco nyarwanda, ubwenge busobanura ubumenyi, gutekereza neza n'ubushishozi. Ariko mu mvuga politike y'igisirikare cya Kongo, muri iki gihe iri jambo ryahinduye ikimenyetso cy'uburiganya bukabije bushobora no gufatwa nk'ubw'abadayimoni. Umwanzi agaragazwa nk'ufite ubwenge butari mu busobanuro bwa muntu, ahubwo nk'ufite kamere yo kubeshya no kuyobya. Ibi bihura n'imyumvire y'abanazi kuri Jiditschenskalaw, ubwenge bw'abayahudi. Bavugaga ko isoko y'ibibazo byose bya leta yabo, icyiciro kikaba kibi kurushaho, ni igihe ubutabera bwinjiye muri iyi mvugo. Iyo abayobozi bavuga ibihiga, bagatera ubwoba abanyamakuru cyangwa bagashyira ikimenyetso cy'ubugambanyi ku muntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi, icyo gihe leta igendera ku mategeko iba itakiri ku urukuta rurinda abaturage. Mu mateka yose ya jenoside, intambwe ibanza ni kudahana, gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi mbere y'uko hakurikiraho ihohoterwa rusange. Amateka atwereka ko jenoside itaza nk'inkuba itunguranye, itegurwa buhoro buhoro, igashyirwa mu mvugo iyisobanura, igashyirwa mu buryo bwo kwigira ibisanzwe. Ijambo ubumara riba ari intangiriro rikururwa murabona ko iri jambo ubumara, amagambo yagiye akoreshwa na leta ya Kinshasa, amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi bo muri leta, agaragaza ko jenoside yamaze gutegurwa kandi ko bisaba kugira ngo byarigishijwe. Ndabyibuka ko no muri Goma twageragamo tuvuye Masisi, igitutsi bagutukaga baravuga ngo toka we munyarwanda Kabila mucafu.
niko batubwiraga Kabila mubaya. Tuvuye Masisi uri kuza n'uduswahili twawe dupfuye ngo bwana ngo bire byenu ngo tutakura biteke ngo siku moya turienda ku mugezi tukagutana kamukecuru kamenda kuvoma turi kwivugira nk'ibyo biswahili. Bakangwa toka we munyarwanda Kabila muca. Ukumva yuko kwitwa umunyarwanda rimwe na rimwe ariho byajyaga bina ugasanga umuntu ari kwitwa niba yitwaga Hakizimana ugasanga yise ngo na Hakizosi, ugasanga umuntu yitwaga Ngabo yitwa ngo Ngabosi, umuntu yitwaga Nsengimana uvuga ngo Nsengosi kugira ngo utitwa kuri umunyarwanda, kuko ni ibintu wasangaga yuko natwe ubwacu twavaga Masisi twagera muri Goma tugeze Sake tukagira complexe rwose. Uri kumva ko ni ibintu byatangiye kwigishwa mbere, ariko ndamya nashidikanya yuko bigiye gucika hejuru Alliance Fleuve Congo 23. Uwiteka rakomeze kwibana na buri wese wakoze subscribe ku Ntare Official ndetse no kuri Maco TV show. Reka tubifurize kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese.